Reka duhere ku bisigisigi bya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi ahakomeje kuvugwa byinshi cyane nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'Abongereza isezerewe abantu barahaguruka cyane baravuga bati ibi byose turabishyira kuri Thomas Tuchel mu bitugu bye byatumye nyine ejo ku munsi w'ejo kuri Sky Sport abapanditi bongera guhaguruka bashimangira neza cyane ko uwo bita Thomas Tuchel ari we rwose bazize watumye batagera kuri kimwe cya kabiri batagera kuri finale y'igikombe cy'isi uwo bita na Gary Neville yaravuze ngo England will never have a better chance to reach a final than that. Wango Ubwongereza na handi hantu buzongera kubona amahirwe yo kugera ku mukino wa nyuma byoroshye nk'ubu. Urumva aravuga ngo they were 5 minutes plus stoppage time away from the final. Avuga bati bari basigaje iminota 5 gushyira imata yongera kugira ngo bagere ku mukino wa nyuma. Yego. Ati they got too narrow and too deep. It was very similar to the Euros final against Italy. It's about mentality and belief for England and a bit of quality to keep the ball. Basha kugaragaza ko byari biboroheye cyane kugera ku mukino wa nyuma nkuko byari biboroheye bwo batsindwa n'umutarene ku mukino wa nyuma wa Euro. Urumva bavuga bati rero nta mpinduka n'undi zabaye mu ikipe y'igihugu uko byari bimeze muri Euro ni nako byari bimeze mu gikombe cy'isi. Yego ati I can't believe how many times I've seen this from England in a tournament. Ntabwo rwose na kibuka inshuro zose maze kubona Ubwongereza muri ubu buryo mu marushanwa tina kimwe reka minyuremo nihuta with Roy Keane ati Argentina made the most of the momentum, they showed a lot of quality in the end, the best team won. Kuri Roy Keane aravuga ko Argentina rwose yagaragaje nyine kwitwara neza mu bihe by'umukino birangira nyine ikipe nziza ariyo itsinze. Reka rero ngaruka kuri uyu mpanditi bita Jamie O'Hara ati sack him yabaye mukinnyi O'Hara Jamie O'Hara akiri muri Tottenham amutipe ujya kumera nk'umwirabura gutya wari mugufi. Jamie O'Hara no muzungu oya no mumeti asa wajya ngo ajya gusa n'abametuko ndamwibuka gutya akinaga yateza Jamie muri Tottenham yakiriye kandebe muri Tottenham nebyo nebyo zabiri muri Tottenham ksera aho ngaho mbani maneza nebyo zabiri 5 nebyo 2-5 ko n'umuzungu wera rwose yakinaga hagati mu kibuga iwe yavuze ngo sack him. There has to be an inquest into the decision he made, one of the worst I've ever seen. Avuga ati mwirukane nta mpamvu nimwe ati niyo performance mbi nabonye ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mateka muziki nyarwanda. Ati that decision he made was worse than any decision Southgate made. Ati kira cyemezo yafashe ubwo wenda avuga ku by'imisimburize nico cyemezo kibi cyafashwe mu mateka. Ati na Southgate ntabwo yageze afata icyemezo nka kiri. We brought him in to get the job done, to get over the line. Twamuzane kugira ngo ajya asoza nyine ibintu tugende tugere ku mafinale tunatwara ibikombe. Yego kuko nibyo byari byarananiye Southgate ubone nicyo ashaka kuvuga ko yagera kuri finale agakubita. Yego we had 12% possession after the goal. Ibaza yuko nyuma yo gutsinda igitego twagize possession ya 12%. Ati uwakwiye kwirukanwa rwose. Alan Shearer aravuga ati England had 6 defenders on the pitch. He played his hand and wanted to hang on. Hanging on versus Norway and Mexico. They perhaps don't have the quality. England had 6 defenders on the pitch. Ibaza ko Ubwongereza bwafite abadefenseur batandatu mu kibuga. He played his hand and wanted to hang on. Ni nko kuvuga ngo bigira icyizere baravuga ati ntacyo mugume gutyo urumva aravuga ati hanging on versus Norway and Mexico. Urumva they perhaps don't have the quality Argentina. Nubundi match ni twari twazirangije kuri Mexique na Norvege ariko wenda izo kipe ntago zari zifite abakinnyi wenda barangiza umukino nkuko Argentina we bafite nyine karite mu bakinnyi. In terms of the ability on ball and to punish. Ubushobozi bw'abakinnyi no kuguhana nyine ku makosa uri plus their attitude. Kongeraho nyine na attitude nyifato
bagira nyine muri ibyo bihe nyine baba batsinzwe ariko bashaka kugaruka muri match. He played his cards very early in the hope to that he could hang on and it backfired. Yabanje gusa n'ukina amakarita ye ngombwa yafashe mbere hanyuma aza kuvuga ngo reka nse n'ugarira atekereza ko biza kumugezayo birangira bidakunze. Those decisions are the ones which can make such as difference. Ibyo byemezo rero yafashe nibyo biba bigomba gukora ikinyuranye mu minota. Reka dusoreze kuri Wayne Rooney. We have to be honest. Dukwiye kwibwiza ukuri. The decisions Thomas Tuchel made have cost England. Ibyemezo Tuchel yafashe byatumye Ubwongereza busezererwa. If you are an attacking player on that pitch, niba harimo abakinnyi basatira muri icyo kibuga and you go 1-0 up and you see the chance, none ugasanga urumwe uri gusatira and you see and you see the chance which the managers making, you losing belief. Noneho ukabona muri imbere kimwe ku busa ariko ukabona uburyo umutoza ari gusimbuza uhita utakaza icyizere cyo kongera gusatira. There is only so many times you can get away with it. Donc ni inshuro nyine inshuro nyinshi nibwo bishobora nyine kubahira. Donc bishobora kubahira gake. Then you start thinking, oh no, we are going to sit back for this long. Tangira gutekereza iyo ukina usatira uti oh mana yanjye ubu tugiye gukina twugarira uyu mwanya ungana gutya wose. How are we going to get through this? Ubu ni gute tuza kuva muri ibi bibazo? Ibyo nibyo babibaza rero. Gatatu ngabo ni benshi ngo arabeshya. Ni benshi ba Joe Hart bavuze n'abandi. Hanyuma impamvu narivuze ngo aka kantu tukagarukeho ni Abongereza abapanditi ni bacira ka Rutega Thomas Tuchel. Ariko Tuchel nawe harandi yana abajomba aravuga ati DNA mufite y'Abongereza gutindana umupira ntayo mufite ntago muri nka Argentine ni muri nka Espagne nta nubwo muri nka Brazil. Avuga ati muri DNA yanyu ntayo bibambo. Ahubwo ngiye mbona Tuchel ntabwo arasobanukirwa neza imikinire y'Abongereza nubwo ndende hatoje kuko Abongereza nubwo ashaka kuvuga ngo ntabwo ba possessinga cyane ariko nanone kudefanda kwabo ntabwo ari nka kuriya. Dufata urugero wenda iyo Bournemouth yakinye na Man City. Bournemouth izari ikipe iciritse underdog imbere ya Manchester City itagomba kuvuga ngo turaza kwiyara umupira cyangwa se tuyatake cyane. Ariko uzarebe uburyo bayidefandamo cyane cyane bamaze kubona igitego ntabwo ari nka buriya bwo gusettinga back bwo ku Fabregas nawe bivuze neza bwo gukora bwo ku inviting pressure ngo you invite pressure ariko ijambo ryiza rugaje you invite pressure uvuga ngo wowe uhikaze igitutu uvuga ngo rero Abongereza uburyo bakina n'amakipe yabo cyane cyane amakipe mato yari gukina amakipe manini ntabwo ahikaze kira gitutu muri bura buryo kuko baravuga bati dushaka wenda kugira abakinnyi bakina na pasa naho badefanda ariko akaba afite udukinnyi nka dutatu ku mpande abo ba junior group n'abandi bagiye batandukanye uvuga ngo igihe tuza kubona baro kubera ko ikipe turi gukinira dusatire cyane yarimye ama espace dusha guta turenza iyo mipira tukareba twabona igitego cya kabiri niyo bakoze ama counter attack nk'abiri nubwo batagitsinda ariko ikipe iri kubataka rugaju itinyamo iravuga iti ntabwo tunya kuzamuka urye twese reka tuye twireserve ariko ubona no buryo yabikoze we yaragiye yicara inyuma aravuga ati muze munyatake nanjye niteguye kuba defend none ya kipe iri kumwataka iva yose kubyo yavuga ati nta threat nimwe dufite yo kuza kudutsinda bivuze ngo rero uburyo yapuritse imidefendere y'Abongereza cyangwa se n'uburyo bakina ntekereza ko bitandukanye nuko Abongereza bakina Abongereza nubwo badahanahana imipira cyane ariko nano ntabwo ari abakinnyi biteguye kudefenda cyane ntabwo bifite izo DNA zo kudefenda cyane wenda nk'Abataliyani nandi makipe agiye atandukanye Higati strong mu buryo butatu yibe nkunganiye uburyo bwa mbere byonyine yereye kuri iryo jambo avuze kwizige ngo Abongereza ngo ntago muri DNA yanyu mufite abakinnyi basatira cyabaguma n'umupira Abongereza baravuga bati ujya kuzana kwansa ugasiga Trent ntago ari umukinnyi ushobora gukina sora umupira kandi akina kabiri baravuga ati uhitamo gusiga umukinnyi witwa Cole Palmer uhitamo gusiga umuwinga nka Jack Grealish babandi twita touchline wingers gutwarira ku ruhande uhitamo gusiga abakinnyi nk'aba Phil Foden ukajya kuzana abakinnyi bose bahuriye ku kita rusange cya physicality ibaza ko Tuchel yahamagaye aba defenseur benshi kurusha abakinnyi basatira cyane kikwereka nyine approach yuko we yumva umupira uko we yabishakaga nuko yari abigambiriye baravuga bati iyo kipe uri kuvuga ngo ntikina umupira ni we wayihamagaye uko nguko nyine ku buryo idakina umupira ku buryo abaramplasa bawe nabo rufite bashoboraga gukina umupira nkaba Eze wanze kubashyiramo nkaba Bukayo wanze kubashyiramo ukarundamo abadefenseur gusa icyo ni icyambere ubona
bavuga ngo mu guhamagara kwawe n'ubundi abo bakinnyi bafite izo karite zo guhorodinga umupira ntabo wazanye notama izina rigarukaho Axel ni Cole Palmer abantu baravuga bati ibintu byose byari kwirengagizwa ariko bagaruka ku bakinnyi babiri ni gute umukinnyi nka Jordan Henderson yaje mu ikipe ugasiga Cole Palmer niba rubizi yuko afashe decision zo kugura zo kuzana prito abakinnyi barimo Declan Rice par mérite Kobe Mainoo par mérite uyu mwana Elliot Anderson par mérite ukaba ubizi ko uyu mwana wo muri Man City yakina hagati uyu nguyu O'Reilly wamuzanye ukaba ubizi ko ufite Jude Bellingham yanakina 8 buriya si 10 gusa wazanye ba Eze kuki utihaye Morgan Rodgers ufite ba Morgan Rodgers kuki utihaye indi profile itandukanye nabo bose kuko buriya Iber ikintu gikomera mu guhamagara abakinnyi cyangwa no kugira mu kugira equipe iri balance Axel na kwizigira ni muri profiling niho hana equipe buri gipfira cyane no kuvuga ngo mfite abakinnyi bakina ibintu bisa gutya cyangwa afite karite zimeze gutya ariko hari abantu bafite umwihariko mu mikinire yabo itandukanye n'iy'abandi aho niho Cole Palmer abo wa numero 10 utandukanye n'abandi bose umeze gute wa wundi ufite capacity yo gufata umupira agacenga umuntu nk'agacenga babiri akanilokinga space agatanga iyo pass baba bakubrotse agashotera inyuma ari amashote Enzo yateraga niyo Cole Palmer ari kumwa mu minota ya nyuma ukagera wa mukinnyi ushaka kugutera umupira w'umuterekano ibyo nibyo Cole Palmer ashaka kuguhereza uko yeze kukimutsindira kuri finale ya Euro bakina na Espagne niwe yatsindiye hari hanze ya box aho rero niyo muri profiling kuvuga ngo aba bantu ko bakina gutya uyu nashaka ko afite quality zitandukanye n'izabo ku buryo twamuzana nk'umuntu uduha ibindi abandi bantu bataduha aho niho ahantu bavuga ati you got it wrong ni naho bavuga kuri Trent bakavuga bati nk'ubu ngubu igihe kigenda rya Reece James mu gihe cy'imvune niba uvuze ngo nkeneye umukinnyi ushobora gusohora umupira ntabwo yaba abana bagiye babona n'amakarita atukura bakwanza aho hantu niho uvuga ngo Trent par experience afite ukuntu azi coverapinga ukuntu ushobora kuba yako-invertinga akaza muri mediane avuye kuri kabiri ni ukudomena possession ni ukuvuga ngo ni kwa kundi biha abakinnyi avuga ngo nimba mu bakinnyi bafite physicality mwabona umukinnyi uri kunyempoza kuza kugira abakinnyi bamereza imikinire irimo kuba bashobora gusohora umupira neza natwe tugapossessinga ibyo avuga ngo nafite DNA nukuri yari abafite reka ngo pangire equipe nawe tujyane mu eBay reka tuvuge udafite Reece James nubwo nemera ko ari kabiri mwiza mu Bwongereza ufite 20 kuri kabiri ukaba ufite kuri gatatu wenda Jed Spence yahashiraga ukaba ufite simbyemera na banza Orange rwose yarenakinaga neza ufite 20 kabiri O'Reilly kuri gatatu ufite umutima wa defense wenda urimo Stones na Gay ufite Declan Rice na Anderson Elliot ufite Jude Bellingham sibyo uruhande rumwe uhafite Cole Palmer kuko Cole Palmer ashobora no gukina ku ruhande urundi ruhande ufite Anthony Gordon uri kwatakisha Harry Kane mu misimburize yawe umve wa muntu uvuga ngo nagafite ngibisubizo by'abakinnyi ufite Bukayo ufite Morgan Rodgers tuvuge Jude byanze Morgan Rodgers araza mu 10 tuvuge wenda Cole Palmer byanze Bukayo Saka arafata urwo ruhande iyo kipe ni gute bambwa ko itakina umupira abo bakinnyi bya bindi twita ababola abo bakinnyi ntibasohora umupira neza sorry gato urugikomeza uvuga ati icyitwa profiling cyangwa se abakinnyi n'uburyo bw'imikinire yabo bikwereka igitekerezo cy'umutoza azakoresha wagaragaza nyine ko Tuchel yagaragaje uburyo bw'imitekerereze yuko buzaba buri more defensive kurenza uko byaba offensive yego nuna bireba rero ngaho aho gusufura nkuko bagiye babivuga abasesenguzi bagiye ugarukaho niyo mpamvu abona ikipe yabo nyine ihangingo kugera mu minota yanyu mitarakiringa game ngaho kuri za Norvege ngaho kuri za Mexique ngaho kuri za Croatia bikaba 4-2 ngaho kuri Congo ugasanga batsinze Congo mu minota 88 match yagoranye kubera iki rugangura kubera kutagira babakinnyi beza bafasha mu kurangiza match hakiri kare babakinnyi babandi uvuga ngo niba ikipe nyirusha reka nyatake nyikubita hakiri kare ibitego mitsinda ari byinshi urumva rero arasa n'umuntu washaka gukina icyo twita direct football cyane
niyo mpamvu asangaga asa n'umuntu uvuga ngo mudekare baro ku mpande bashake Jude bashake Ken muri box direct ariko you can be also good mu kintu kijyanye na possession nicyo bavuga nyine ibyo rero abakinnyi bagwa possession nabo bakinnyi beza biyaminiye kugufunga umupira bakawutanga neza bagakora amavuma meza bakabasha nyine kwideplacer mu my space babasha nyine kugenda bubaka neza abo bakinnyi nyine basanzwe ari abakinnyi bazwi izo profile none ufashe nk'ama hari match yafashe Kwansa na Spence ukibaza nk'izo mpande wowe uri kumva ari izihe mpande ziri constipe ziragugaye nta buzima nta koroha muri zo nta gutembereza gusirikiriza umupira urumva ubwo ugasanga erega nibyo nigeze no kuvuga kuri Jude Mbona abantu bamwe kubera kutamenya umupira barasakuje kaka abantu mu Rwanda sinzi bamwe niba ari ugukunda gutanga ibitekerezo ku bintu bamwe batanumva si bose ariko abenshi baba banabyumva bamwe batabyumva no banasakuza uvuga umukinnyi aho kumva icyo uvuze aho kumva context y'ikintu agafatira ibintu hejuru buriya iyo tuvuze ngo 10 rya Kole Pamane ritandukanye ni rya Jude 10 rya Jude riri projector rigasanga Ken muri box uzi ikintu rikwima kugumana umupira riragukorera igitego ndibyo Jude akora ibitego cyane ni mwiza mu gutsinda kiza no muri Real nibyo bintu yakoraga ariko 10 rya Kole Pama riguha possession uwo 10 rya Jude rikenera irindi 10 abango akene nimero 10 urakoze cyane kuko ntabwo akena nka nimero 10 rikenera irindi koza agasharo kuko abayibere nk'umwataka ni coach ukeneye ngaho si mpari rwose niko bimeze ajyana n'umuntu rwose muri mu mugongo aneranye n'umukire wanjye nta coach ukeneye undi kurara dore kuri coach ari yujuje aho ngaho murabivaga coach aruzuye no abivuze yaribeshye ahubwo niwe ukeneye undi muntu coach aruzuye reka uramenye asoni coach aruzuye coach nta coach ukeneye wakomeza ubwo icyo bavugaga nyine Jude uburyo akina mabyo pe ntabwo nyine akina nka nimero 10 kuko urebye uburyo ba Bruno bakina nyuma rutayizamu nuvuga ngo nyine abamusapotinga pe aramufasha ku buryo imipira yose yamugaburira ariko Jude akenera ko bamugaburira imipira nawe kandi uzari bakenshi yawufasha ntabwo ahita atekereza kutanga muri attack ahubwo arabanza akora ama control menshi bikarangira ndabana mu mwasi cyangwa bamukoreye ikosa bivuze ngo kuzamubona afite passe nyinshi ariko hari sezo tumuza afite assist nyinshi ntabwo sezo tumuza afite assist nyinshi nibyo rero afite ibitego byinshi urumva rero yihaye profile zimwe zimeze mu buryo bumwe n'amamo no gusimbuza byamugoraga urareba reka nkubwire nta kuntu ushobora nko kumbwira tugeze mu minota 70 uyisufasha umwanzuro wa fake cyane ukuyemo umuntu umaze kugutsendera icyago nka Anthony Gordon ufite Rashford ufite Bukayo abose n'abawingi ugiye kugira Ezri Konsa ugiye mu defenseri batanu deja nkuko yabivuze banza ari Ohala mu basesenguzi baduhaye iyo uvuze na barune babivuze ivuze ngo ngiye ku defenseri batanu ubwe ba Jude na ba Ken ngo mujye ku defense usubira inyuma kandi turi ku munota 70 icyo hari umusesenguzi yavuze neza ngo mana yacu tugiye ku defend umwanya wose we are going to stay back for this long uri kumva iminota 20 turi inyuma none se ubuteke noneho ni nabyo bavuze abasesenguzi nabakunze bati ibyo wenda wabikora kuri Norway na za Mexico Norway kuko idafite karite ugasurviving wabikora wenda kuri izo za Mexico ugasurviving ariko hano harimo Enzo Fernandez harimo Makariste harimo Messi harimo abataka babiri Lautaro na Julian Alvarez ukumva ibyo bintu wabikora bikaguhira iminota 20 irenga so he got it wrong gusa ibyabaye nyine rugangura tunashimira wenda n'ubushobozi abari aho tujya ubushobozi bwa Argentine nabwo bwaragaragaye ariko umutoza yarabubashye cyane bituma nyine abatara mu YouTube batubwira ko amashusho mutari ko yabona ihangane turi kubikora so rugango hari nka Ohara we yageze kuravuga ati ndabona ntacyo twamuzaniye n'ubundi ntacyo atandukanye n'uwamubanjirije Southgate yagakwiriye kwirukanwa wowe uhagaze he yagakwiriye kwirukanwa cyangwa nibamugumane nyine bakomeze barwane urebye uyu muvandimwe Tuchel ntago abasesenguzi baravuga ibyabo ababivuga nabo barabivuga kubera santima kuko abenshi urabona na ancien joueur na veteran na legends b'ikipe y'igihugu y'Abongereza yego babaye abakinyi bakomeye n'amanalize bakora barayakora nk'abantu nyine bakinye umupira kandi ukumva ari nayo ariko ngira ngo boss wa Thomas Tuchel n'ubundi ni FA ni Federation y'umupira w'amaguru mu Bwongereza
uyu muvandimwe afite kontra izamugeza muri 2028 ero irangiye. Abakunzi b'ikipe y'igihugu y'Abongereza basubize icyo bita merwe mu isaho kuko rwose Tuchel kugenda simbibona hafi, ahubwo uko azitwara muri ero na retouch azakora kuri squad kuko aba Bongereza bo banakomeje bagera kure. Yego. Baravuga bati bamwe mu bakinnyi atahamagaye agomba kubifashisha muri ero, bagiye bavuga amazina, banakoze nyine liste y'abakiri, bakoze liste yose bavuga abo bifuza. Of course bavuzemo Pickford, bavuga Dean Henderson, bavuga uwitwa James Trafford, nibyo urumva ari akana ko muri Man City. yego. Hazamo Reece James, hazamo Trent Alexander-Arnold, Yego. hazamo umuvandimwe twa Tino Livramento, Yego. bazanyemo Miles Lewis Kelly, Yego. bazanye uwitwa Lewis Hall, Yego. Kari akana ko muri Newcastle gakina gatatu. yego. Nakabona. Bazana Gehu Ezri Konsa na Jerry Kwansa, bazanamo Levi Colwill, urumva, bazanamo Rice, Elliot Anderson, Alex Scott n'uwitwa Adam Ratton. Adam Wharton Adam Ratton wa Crystal Scott Palace ni umwe muri Bournemouth watsinze Arsenal. hanyuma bavugamo Jude, Cole Palmer, Morgan Gibbs White, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Saka, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Harry Kane na Liam Delap. 2028. Baravuga ati ikipe murero urumva, baravuga ati ikipe murero kuko bo barageze kure, baravuga bati hano harimo n'amazina y'abantu bari kugenda bakura. Yego. Bazaba bari gukina ero bwa nyuma kandi nyuma ya ero ikipe izakomeza kubaho. Niyo mpamvu rero bagenda batushyiramo aya mazina y'abana bakiri batoya kugira ngo bazaba barakuze. Ibyo byo bavuga nibyo na basketball. Icyo mvuga kwizigira kandi nemeranya nibyo Abongereza bari kuvuga, nubwo yindi icyo gihe hari abazaba barashaje, abazaba baravunitse, hari abazaba batari muri form. Hari ikize ko bazaba bafite ikipe n'ubundi nziza. Erega imyaka 2 si myinshi, n'umwaka utaha gusuri bucemo bagahita bagaruka mu wundi, ntabwo ari myinshi. Ni se zimwe bagiye gukina, izayikurikira nisozwa nibwo bazajya muri ero kandi bazakira ero. Izabera mu Bwongereza. Rero mu Bwongereza muri UK. Muri UK. Yabaye nk'ubi FA yabikuyeho rwose intuza ikintu kimeze navuga nk'igihuha cyari kiri hariko yagenda. FA yari prononcé iravuga toya dufite amasezerano ageze 28 azadufasha muri ero, niko gahunda zizaba zimeze. Ntacyo bitwaye, ngerekereza ko yakoresha ero agakuramo amasomo, iki gikombe cy'isi agakuramo amasomo yasunika ikipe ye muri ero, kuko uko bigaragara birasaba kubanza guhindura iyo approach, ariko ni byiza ko atsindwa kugira ngo nanone aboneho amakosa yaraye mu buryo bw'imihamagarire, mu buryo yumvamo imikinire, ibintu nk'ibyo. Ariko ikindi cyiza wenda cyo kwishimira ku Bwongereza nuko mu makipe menshi ari muri ero bo Spain, France ize eshatu nyine n'ubundi nizo zigifite groupe y'abakinnyi bato, ubona ko n'ubundi mu myaka 2 zaba zigifite kuri rivalisation, baba bari mu rugo bafite ubushobozi bwo kwa bagira icyo bakora. Ubwo Tuchel amaze gutoza match 21, ni nayo mpamvu kumwirukana bigoye. Muri izo match 21 yatsinzemo match 16, anganyamo match 2, atsindwe 3. Urumva rero ntabwo birapfa cyane, uretse ko nyine basezera mu gikombe cy'isi, ariko se ni ubwo bwa mbere yaratoje, ntabwo biragira kure. Cyakora wenda muri ero aramutse yitwaye nabi yahita agenda, kandi kwitwara ni kutayitwara, niyo yagera final agatsindwa azahita agenda, kuko na Southgate niko yagiye. Urumva ni ero rero niyo yo kumupimira. Saratubwiye ati abatoza ba nyuma ya ntuza bari benshi, ati match tarabona ari umutoza umwe, atari ko match irangiye habonetse abatoza barenga 1000. Ati mwese muri abatoza, niko bigenda, ni muyigorore ikiro cy'umupira w'amaguru. Ariko nanone ari n'umuntu wanyandikiye kuri Instagram anavuga ikintu rwose numva kira making a sense. Aravuga ati atuyaza kuba ya defense akabikora, mwari kwa muvuga ngo ati Tuchel aradukonfirmye, yagaragaje yuko yazi kujera umukino, ati remplacement yakoze zari sawa. Ati kandi nabwo iyo ataza gushyiramo aba defense bakamutsinda akomeje kwataka,
mwari buze ko bamuvuga ngo ariko tusheri ngo ubu ngubu ngo abeka Argentine ikomeye mu minota ya nyuma ngo ko cyatonyemo abadefenseri ngo ayibroke ngo barana nabo barivanga anyway hari ikintu mugomba kumenya match niyo mpamvu kwisesengura mbere ari gukora amakosa kandi akazi kacu twebwe no gusesengura ibyabaye no kuvuga ngo niyo mpamvu mutoza bakubwira abanyaburayi bana batoza kwakira blame y'ibyo wafashe y'ibyemezo bitakunze cyane ubwo nyine ni ugomba nyine kubibazwa kuko niyo wafashe decision ariko no uretse no kuvuga ngo nuko match yari yarangiye ibere ni icyemezo kigayitse gutinya ufite abakinnyi nk'abo ufite ukagira possession 12 buriya urashobora wenda kutarivariza access ngo wenda ukomeze kubataka cyane ariko at least ukazajya unyuzamo ntabwo wasitinga back iminota 20 nta kintu propose ngo gusatira ngo baro yose barayifataga ubwongereza bagahita bayisubiza Argentine nta n'umuntu atabayimaranye none sugura umva ruri gukora nko gutegereza ngo ni mu ngombo moze mu nyica ntabwo yageze yabikoze nabi harabura iminsi 2 yonyine kugira